Mbaye ikaze rero nk'ibisanzwe akaba ari Mr. Tour kuri True na Let Pod. Yes, umunsi tugiye kureba rero amateka kubijyanye na misiyo yo kujya kukwezi. Ese byari ukuri cyangwa ntibyari ukuri? Nawe ushobora kuba ubyibazaho ukurikije ibyo wumvishe. Iyo ubonye ukwezi tuvuga uti habayeho misiyo yo kujya kukwezi, abantu bagiye kukwezi. Byagenze gute? Reka dutangire dusoma rero batuvuga ati how did human reach the moon? Gute abantu bageze ku kwezi. Hanyuma rero the truth behind the moon landing. Hanyuma rero n'ukuri kubyinshi nyuma kuri misiyo yo kujya ku kwezi. Reka dutangire. Some say it's the greatest achievement in human history. Others say it was all fake. Bagenda bavuga ko nyine ari igikorwa ikimwe cya muntu cyagezeho mu mateka. Abandi bakavuga ko bitari ukuri. Bitewe n'iki? Kuki babyibazaho ko bitari ukuri? Turaza kubireba. So, what's the truth behind the moon landing? Ese ubundi nukuye kuri kubyishima kubijyanye no kujya ku kwezi. Let's find out based on real research and science. Reka noneho turebe icyo ubushakashatsi nasanze bwabivuzeho. Yes, part 1. Reka turebe igice cya mbere rero. What happened? Ubundi byagenze gute? Mu 1969 NASA Apollo 11 mission took 3 astronauts. Hanyuma rero mu 1969 ikigo nazo gishinzwe ubumenyi bwo mu isanzure cyakoze misiyo, cyateguye misiyo yitwa Apollo 11. Hanyuma rero iyo misiyo hari kugenda abantu batatu, witwa Neil Armstrong, witwa Buzz Aldrin n'uwitwa Michael Collins. Abo bose bari bateguriwe rero ko bari bugiye ku kwezi on July 20, 1969. Hanyuma rero tariki 20 z'ukwezi kwa karindwi 1969 Armstrong became the first man to walk on the moon, saying that's a small step. Hanyuma witwa Armstrong ni umuntu wa mbere wanje gukandagira ku kwezi. Yes, mbese ikirenge cye n'umuntu wabanje gukandagiraho. The mission lasted 8 days. Hanyuma yo imisiyo yamaze iminsi 8. They brought back rocks, bazanye amabuye, follows, amafoto bafashe yo and data ndetse n'amakuru agiye atandukanye babonyeyo. Reka turebe igice cya kabiri. How did they get there? Yes, ubundi bagezeyo gute? Yes, bagezeyo gute? Angaho nawe ushobora kubyibaza, ubundi byagenze gute? Ese umuntu ava hano ku isi ahita ajya ku kwezi ako kanya? Ubundi bigenda gute? Niyo mpamvu ngomeza kubwira ujye ukurikira ino podcast. Yes, uzajya ubona byinshi cyane. None reka turebe ukuntu ubagezeyo. Yes, ikitwa rocket, icyogajuru bifashishije ikitwa Saturn V, niko bakiyise icyo cyogajuru. The most powerful rocket ever built. Ngo kikaba cyo cyogajuru cyubatswe nyine gikomeye cyane gitangaje. Travel time. Hanyuma rero reka turebe igihe bagendeyeyo. Bafashe byabatwaye iminsi ingahe kugira bagere ku kwezi. About 3 days to reach the moon. Hanyuma byabafashe byabatwaye iminsi igera kuri 3 kugira ngo bazagere ku kwezi. Hanyuma rero bagenda kilometero 384,400. Urumva ukuntu ari kure cyane. Yes, kandi icyo cyogajuru nyine kiba kizira no ku muvuduko utangaje, ariko bikanga bakagenda iminsi 3 kandi bikabatwara kilometero 384,400. Yes, no distance rero kujya ku kwezi uvuye kuri iyi si. Hanyuma rero banyuze mu ZFS, ubundi bavuye hano ku isi bahita bagera ku kwezi ako kanya. Byagenze gute? Ubundi kugira ngo uzagere ku kwezi uca muri phase zigera muri 6. Reka tuzirebe. Launched from the earth. Nyine abo ngaho phase ya mbere babanje kujya muri Florida, niho rero bazamukiye. Hanyuma rero phase ya kabiri orbit around the earth. Bamaze kuzamuka barenga ikirere, atmosphere, baragenda bagera mu isanzure. Bageze mu isanzure bahise bajya muri orbit. Yes, orbit bundi yisi ni circle, n'uruziga isi igenderamo mu gihe iri kuzenguruka izuba. Yes, bugisi iragenda. Yeah. Hanyuma rero ikitwa phase ya gatatu ni iki? Hakitwa transfer to the moon's orbit. Habayeho rero cyo guhindura bava muri ya orbit y'isi cyangwa se rwazuga rw'isi isi igenderamo izenguruka izuba, hanyuma rero bajya muri orbit y'ukwezi. Urumva n'urugendo rudasanzwe. Yes, rero bawe muri iyo phase bajya mu yitwa lunar module izwi nka Eagle. Hanyuma rero bayivuyemo bajya kuri landed on the moon, bahita bajya ku kwezi no barahageze. Yes, phase ya gatatu rero baje gukora hakitwa return to orbit. Bavuye ku kwezi bagaruka muri ya orbit. Hanyuma rero y'isi bagaruka ku isi nanone turongera turabona. Yes, rero
reka tukumeze turebe. Why do some people think it was fake? Kuki bamwe batekereza ko bine bitari ukuri? Common doubts. Hano rujiro abantu bahurizaho benshi. No stars in the follows. Abafashe amafoto nta nyenyeri bagaragaje kandi kenshi mu isanzwe inyenyeri ziba zigaragara. Yes, ngo nacyo ni ikintu babanengaho nyine bavuga bati ibi ntabwo ari byo muratubeshya. Yes, ikindi kintu rero cyitwa the flag looked like it was waving. Ikindi rero ibendera ryagaragazaga nkaho ryari riri kwizunguza kandi ku kwezi mu bisanzwe nta muyaga ubayo. Bamwe bari baza uwo muyaga waturutse. Ikindi kintu rero baragaragaza bati the shadow looks fake. Anga rero ngo ikibunda cyaho cyari fake. Mbese urabona ikibunda cyaho ukuntu cyagaragaraga ngo byagaragara ko ari cyo bafaburitse nyine atari cya kindi cy'ukuri. Yes, reka turebe rero scientific response mu gice cya kane nicyo ubushakashatsi bwaje kubasubiza. Yes, bwaje gusubiza abantu bafite urujijo kubijyanye n'ira misiyo yabaye kujya mu kwezi. Yes, cyitwa researchers and engineer response icy'abashakashatsi basubije baravuze bati stars aren't visible because of camera exposed and sunlight. Hanyuma rero inyenyeri ntago zagaragaraga cyane bitewe nuko urumuri rwa kamera ndetse n'imirasire y'izuba gendaga igaragara byatumaga inyenyeri zitagaragara cyane. Yes, bandi bazaga bati ni gute mwagiye ukwezi nitubone n'inyenyeri kandi mwarafashe amafoto muri ku kwezi. Bamwe baravuga bati bitewe nuko amafoto yafashwe murabyo w'amafoto cyane ndetse n'imirasire y'izuba byatumye rero izo nyenyeri zitagaragara. Ikindi kuri babandi bafite urujijo rwo kubijyanye na flag cyangwa se uburyo izibendera ryizunguzaga. The flag moved because of the force while planning it. Anga rero ibendera ryarizunguzaga bitewe n'imbaraga mbese zarinyeganyeje mu gihe bari kurishinga. Yes, ibendera rero ryarijunguje bari gushinga ibendera imbaraga zarizunguje nyine babona gizunguje kuri ariko barabaga bati ntago wari umuyaga. Yes, reka noneho dukomeze turebe niki ubundi bakoresheje kugira ngo bamenye kuko abantu bagiye ku kwezi. Abashakashatsi n'ibiki bahamya bifashisha bakoresha cyitwa tracking data, hanyuma bakoresha cyitwa radar, telescope n'ibintu by'umubiri bamwisanzure sibyo gusa n'ibintu byogajuru biba biri mu kirere byafashe amafoto. Yes, rero reka turebe mu gice cya gatanu evidence and mission. Reka noneho turebe ibimenyetso bishya ndetse na misiyo zagiye zigaragara. Mu mwaka wa 2009 ikigo gishinzwe ubumenyi kisanzure cyitwa NASA icyogajuru cyacyo cyafashe amafoto ya nyayo koko aho abashakashatsi abo astronauts b'abantu bagiye ku kwezi batatu koko aho bari. China and India have also sent mission to the moon. Abashinwa ndetse n'Ubuhinde nabo bakoze misiyo ijya ku kwezi. No human yet, gusa ntago bari abantu, just robot. Bobo yari amarobo gusa. Private companies like SpaceX are planning future manned missions. Hanyuma rero ibyo gusa ndetse n'amakampani yigenga azwi nka Space ya Elon Musk nabo mu bari gutegura gahunda yo kuba bajya ku kwezi ndetse bakajya mu isanzure bakagira ubundi bumenyi bwinshi bagenda babonayo. Yes, so what's the truth? Ukuri no kuwe. What's the truth? Ukuri no kuwe. All scientific evidence agrees. Nanga rero ibimenyetso byose by'aba science bagaragaje koko bigaragaza bihamya yuko ariko kuri ko abantu bagiye ku kwezi. Yes, human really did go to the moon. Yega abantu koko bagiye ku kwezi, but because it was such an incredible moment, bitewe rero yuko nyine cyari ikintu kidasanzwe, some still doubt it. Bamwe bacyabifite urujijo. That's part of human nature. Nyine ngo niyo kamera ya muntu, bundi umuntu nyine ngo akunze kwibaza ikintu yabonaga ko kidashoboka. Ngo question what seems impossible. Ngo dukunze kwibaza ku bintu bigaragara nkaho bidashoboka tukabyibazaho byinshi cyane, ariko kuri nyine abantu bagiye ku kwezi. Ndabashimiye cyane, nizere yuko rwose nawe ugize ubumenyi. Iyi ni podcast, ubundi ni podcast rwose. Niba hari somo ukuyemo cyangwa se hari ikintu ushaka ko twazavugaho kubijyanye n'ubumenyi rwose drop your idea in a comment. Shyira igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma rwose tuzagihereho. Ndabakunda cyane, ni Mr. Ture kuri Channel Report. Hasta la vista.